Nanone reka nongere mpikaze mwe mwese mudahwema gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano ku Kuri News TV. Reka mbabwire ngo muraba agaciro gakomeye kandi wowe amaze gukanda subscribe. Reka nibutse namwe mutari mwayikora kubikora akakanya kugira ngo buri gihe cyose dusenguru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona 5 kuri 5 bityo tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Kuri News TV. Turamukiye rero mu makuru y'igitondo kugira ngo tubashe kuramburira hamwe izi breaking news. Rero nyemerera untize umwanya we mutoya tubashe kuramburira hamwe aya makuru agiye agezweho, dore ko ari amakuru abacyaracara ku bindi binyamakuru natwe tugahitamo kuyakuzanira kugira ngo ubashe kuyamenya mu bambere. Kugeza ubu ngubu ni inkuru yagiye itungura abantu bagiye batandukanye, haba mu gisirikari cya leta ya Kongo ndetse no mu bayobozi bari hagati muri leta hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni n'amakuru yatunguye bamwe mu bayobozi ba M23. Ni ku mirwano rero yagiye ihuza M23 ndetse n'ingabo za kiriya gisirikari cya leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu hari andi makuru arimo kuvugwa hariya mu gihugu cya Uganda, amakuru hagati y'umwuka mubi uri hagati ya General Muhoozi Kainerugaba ndetse na papa we umubyara Museveni. Kugeza ubu ngubu amakuru yo ntago ari meza, nyuma y'ibaruwa General Muhoozi abashe kuba yakandika ku rukuta rwe rwa X rwa Twitter. Kugeza ubu ngubu umwuka ntago ari mwiza, batangiye kuba bashamirana mu magambo ndetse batukana mu buryo bukomeye. Kugeza ubu ngubu hari imyigaragambyo irimo kubera muri Kenya, aho ngaho hamwe bagera kuri 40 babashe kuba bitaba Imana. Turaza kugusesengurira aya makuru yose. Rero wowe icyo usabwa ni ukumva aya makuru ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe. Nyaboneka niba utarakanda subscribe yikanda akakanya rero tubashe kukuramburira aya makuru. Ni umwuka mubi uri hagati y'ingabo z'igisirikari cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo zo mu mutwe wa M23 FC Frever Congo. Kugeza ubu ngubu rero urugo rwa General Sultan Makenga habashe kuba hagabwaho icyo twakwita nk'igitero gitoya. Kugeza ubu ngubu urugo rwa General Sultan Makenga usanzwe ahagarariye cyangwa se akuriye M23 rwabashe kuba rwagabwaho igitero. Ni igitero rero cy'amasasu agera kuri 5 bateye ku nzu ye, aho babashaga kuba bashaka guhitana umwana we. Ababashye kuba batera iki gitero ntago birasobanuka neza cyane ko ingabo za kiriya gihugu cya leta ya Kongo nta kintu ziratangaza, ndetse n'ihuriro giriya mitwe yose nta n'umwe uratangaza ko waba wagabye iki gitero kuri urugo rwa Sultan Makenga. Rero ibi ngibi bibaye ni nyuma y'uko Sultan Makenga yagiye ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye, ni nyuma y'igifungo yakatiwe cyo gupfa ndetse cy'urupfu hariya mu rukiko rukuru rwa leta ya kiriya gihugu cya Kongo, aho kugeza ubu ngubu aya masasu atabashije kuba yafata umuntu n'umwe cyangwa se ngo abashe kuba yagira uwakomeretsa, cyane ko bari barimo kuyatera ahagana ku muryango w'uru rugo rwa Sultan Makenga. Ni nyuma y'uko rero ibi ngibi bibaye hanyuma y'uko M23 yagiye igirana ibiganiro na leta y'iki gihugu, ariko leta y'iki gihugu ikabasha kwanga kubahiriza ibikubiye mu masezerano bagiye bagirana nyuma y'ibiganiro byagiye bibera Arusha. Kugeza ubu ngubu nyuma y'ibindi biganiro byagiye bibera Angola, kugeza ubu ngubu ibiganiro byagiye bibera hagati y'impande zombi. Nta biganiro na bimwe cyangwa se ibyemezo na bimwe leta y'iki gihugu yagiye ishyira mu bikorwa. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko imirwano irimo kubera hariya Ndumba yabashije kuba yahitana bamwe mu basirikari benshi b'iyi mitwe, harimo aba FDLR ku bwiganze bwinshi, dore ko aba FDLR harimo kuvugwa abasirikari bagera kuri 19 babashe kuba bahasiga ubuzima. Ni mu mirwano rero irimo kugenda isakiranya uyu mutwe mu 23 ndetse n'ingabo z'igisirikari cya leta ya Kongo, aho kugeza ubu ngubu leta ya Kongo irimo kugenda ishinja uyu mutwe wa M23 kuba ngo ugenda wica abaturage buhoro buhoro, ariko wibwira ko unagenda utangaza ko ngo urimo kubacungira umutekano, ariko hakaba hari abandi bari kugenda bicwa buhoro buhoro bashinjwa gufatanya na
leta ya kiriya gihugu cya Kongo, ariko M23 ibi ngibi ntihwema kugenda ibihakana ivuga ko yo icyo ishinzwe ari ukurengera umuturage w'umunyekongo ndetse no kubatuza mwituze, nk'uko yagiye ibigaragaza ku mafoto ndetse n'amavideo mu duce tumwe na tumwe yagiye igeramo, aho yagiye iremesha inama zigiye zitandukanye ndetse n'abakuwe mu byabo bakabasha kuba bagaruka. Reka tubabwire rero kuri iyi nkuru ivugwa hagati y'igihugu cya Uganda, ni nyuma y'uko Gen Muhoozi Kainerugaba, generali mukuru w'ingabo za kiriya gihugu cya Uganda, yanditse ku rukuta rwe rwa X avuga ko Museveni arimo gukingira ikibaba bamwe mu bayobozi ndetse ko bagenda bajya ruswa umunsi ku munsi, ariko uyu Museveni perezida wa kiriya gihugu cya Uganda kagenda abakingira ikibaba mu buryo butandukanye, ndetse bamwe ntibabashe kuba bagezwa n'imbere y'ubutabera ngo babashe kuba bahanwa, ari nako avuga ko Museveni atemeranya nawe ibyo arimo gukora, atemeranya na papa we ibintu byarimo kugenda akorera abanya-Uganda, ndetse ko abanya-Uganda bakeneye ubutabera buhamye ndetse ubutabera budafite uwo bubogamiyeho, kubera ko iki gihugu kimaze kumungwa na ruswa ndetse ko kimaze kugeramo abayobozi benshi batandukanye barimo kugenda bajya ruswa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Kugeza ubu ngubu uyu Gen Muhoozi yagiye yumvikana mu magambo ye inshuro nyinshi avuga ko atemeranya n'ubutegetsi bwa papa we, kubera ko papa we hari benshi abasha kuba yakingira ikibaba ndetse bikabasha kuba bizana umwuka mubi mu bayobozi bo hasi ndetse n'abaturage muri rusange, aho uyu Museveni papa we wavuga ko we politike ye cyangwa se diplomasi y'ishyaka NRM ariryo riri ku butegetsi, uyu muhungu we atagomba kugivanga kandi kuba ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ari we wamugize we, bityo atakabashe kuba yakivanga muri politike y'ishyaka NRM. Kugeza ubwo Museveni byabashe kuba byamurakaza akavuga ko agiye kuba yamusubiza ndetse ko yanamwicaza, ndetse bakabasha kuba baganira ku kibazo kiri mu buyobozi hano mu gihugu cya Uganda. Kugeza ubu imyigaragambyo hariya mu gihugu cya Kenya irimo kugenda ikorwa binyuranyije n'amategeko, dore ko abigaragambya noneho batangiye kuba bacana ibisa n'amapine hariya mu mihanda ya Kenya, aho polisi ya kiriya gihugu ndetse n'ingabo muri rusange birimo gukomeza kugenda bishaka uburyo byacubya umwuka uri hariya mu gihugu cya Kenya mu baturage ndetse n'abayobozi bo hasi barimo kugenda bakora imyigaragambyo ivuga ko yo igomba gukoresha uko byagenda kose ndetse ikabasha kuburizamo iyi myigaragambyo igiye itandukanye. Kugeza ubu ngubu rero amakuru yo nakagaruka, ni mu kanya gatoya. Wowe icyo usabwa nyaboneka ni ugusiga igitekerezo cyawe ndetse ugakanda na subscribe kugira ngo buri gihe cyose dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5. Jewe